amashimwe n'itorero n'ibyawe mwami Yesu nimba ufite igitari cy'amahanga witeka we nta wundi ushimwe wewe wa Isiraheli ushimwe mwami Mana ushimwe mwami ushimwe mwami tuguhaye icyubahiro mwami tugushimye mwami ko turi hano mwami tugushime mwami ko twemeye mwami tuguhimbaze tugutaramire mwami Mana uyu munsi wa none mwami igitaramo mwami kibera hano mwami kikunezeje wera wa Isiraheli we igitaramo cya none mwami mwami intebe yawe mwami witeka mugushime wowe ugiye kumanukira kubana natwe mwami urakoze neza wa Isiraheli urakoze utugiriye neza urakoze Mana Yesu urakoze ayi data we ushime mwami wanukire mwami awe mwami amavuta yawe mwami ndagushima ushime kandi uyimbaze utaranirwe mwami n'abasore n'abakecuru utaranirwe n'abasaza utaranirwe n'abantu bose mwami izina ryawe mwami ryubahwe mwami ubwami bwongere kuza ubushake bwawe mwami aribwo bugaragara hano hantu mwami ntabwo ubushake bw'umwana w'umuntu ahubwo ubushake bwawe mwami buganze mu mitima yacu ubushake bwawe mwami buganze muri gahunda zibere hano mwami Mana akabera wese ari wowe wimanukira gukora imirimo n'iyawe yacu utugirire ubwo neza nawe urakoze Yesu